Hello, my name is Gad and today you're going to learn 7 time expresses. Tugiye kwiga uburyo burindwi bwose dukoresha tuvuga igihe. Ese ni ubuhe? Twatangiye. Uburyo bwa mbere dukoresha ni on time. Ese on time tuyikoresha ryari? On time hari igikorwa cyacu twateganyije ko kiri butangire saa moya zuzuye. On time ni muri izo saa moya zuzuye. Nuhagera saa 12:59 ntabwo uraba uhageze on time. Cyangwa se nuhagera saa 12:01 ntabwo uraba uhageze on time. Urahagera on time gusa mu gihe uraba uhageze saa moya zuzuye. Nurenza igihe cyangwa se ukaza mbere yaho ntabwo uraba uhageze on time. Katurebe urugero rwa mbere. The bus left on time. Bisi yahagurukiye igihe. Niba yari yateganyijwe guhaguruka saa moya zuzuye, yahagurutse saa moya zuzuye mu kadomo. On dot. Just mu kadomo. Iyo tuvuze on time, you have to arrive here on time. Ugomba kugerera hano igihe. Iyo uvuze gutyo, uri kumubwira ko agomba kuhagerera igihe. Agomba kuhagerera mu kadomo. Yes, the bus left on time, on dot, mu kadomo. Bisi yahagurukiye igihe, yahagurukiye mu kadomo. Ntabwo yahagurutse mbere cyangwa se nyuma ho gato. They arrived on time. Bahagereye igihe. Bahagereye mu kadomo neza nibwo bari bahageze. That was first one, which is on time. Katurebe na in time. In time tuyikoresha tuvuga mbere y'igihe. Mbere y'igihe ariko atari iminota myinshi. Dushobora kuvuga nk'iminota 10 mbere yuko saa moya wenda zigera. Twakunze reka tugumye dukoresha saa moya. Mbere y'igihe. Mbere y'igihe wenda nk'iminota 10 mbere yuko saa moya zigera. Reka turebe urugero. Don't worry, I will arrive in time for the meeting. Ntugire ikibazo, nzahagera mbere y'igihe mbere yuko inama itangira. Maybe you are getting dressed. Uri kwambara. You are getting dressed. Uri kwambara. Ugiye kujya nko muri gare gutega imodoka. Mama warakubwiye uti please you are taking too long. Uri gutinda. You have to be in hurry. Ugomba kugira vuba kugira ngo ujye muri gare gufata imodoka hakiri kare. Ugatuma ubwira uti mom please don't worry, I will arrive there in time. Ntugire ikibazo ndahagera mbere y'igihe. Ntugire ikibazo ndahagera mbere y'igihe. That's how we use in time. In time. We advised him in time before he was punished. Twamugiriye inama mbere yuko ahanwa. Twakoze iki? We advised him in time. Twamugiriye inama mbere y'igihe. We advised him in time. Twamugiriye inama mbere y'igihe. Before he was punished. Mbere yuko ahanwa. Before he was punished. Hari umuntu uzi ko he was itajyamo. He was itajyamo avuze ngo before he punished. Mbere yuko ahana. Before he punished. Mbere yuko ahana. Ariko turi kuvuga ngo mbere yuko ahanwa. Before he was punished. Mbere yuko ahanwa. Twagiye twamugiriye. Hano ni twamugiriye. Yeah. Let me use another. Twamugiriye. Twamugiriye.
Yeah. Twamugiriye inama mbere yuko ahanwa. Then we had advised him not to lie in time to avoid punishment. We had advised him. Twari twamugiriye inama. Hano hari we advised him. Twamugiriye inama. Hano hakaza we had advised him. Twari twamugiriye inama. Not to lie, kutabeshya. Twamugiriye inama yo kutabeshya in time, mbere y'igihe, kugira ngo yirinde ibihano. We had advised him not to lie in time to avoid punishment. Twamugiriye inama yo kutabeshya kugira ngo yirinde iki? Kugira ngo yirinde ibihano. Let's keep going. Third one, in good time. In good time. In good time. Hano in good time nabyo ni mbere y'igihe ariko ho uba wakabije. Like ni mbere y'igihe ariko ho uba wakabije. Like niba bagombaga kuhagera nimba twavuze ko inama yacu urugero iri butangire nka saa moya, ugasanga uhageze saa moya n'igice, saa 12 n'igice, uhageze imbere y'iminota 30, uhageze imbere y'igihe cyane. Hari igihe kinini ugifite ushobora no gushaka utuntu ura gukora, ariko uhageze mu gihe kidakenewe, uhageze imbere y'igihe cyane. Tuvuga in good time. In good time uraba witegura ku buryo ibintu byose ari bitangire wamaze kuba ready. In good time. We always finished the exams in good time. Twahoraga turangiza ibizamini hakiri kare cyane. Twahoraga turangiza ibizami mbere y'igihe. Like nimbi ikizamini cyari gifite nk'iminota nk'isaha, ugasanga ukirangije ko minota 35, ugasanga ugiye gutegereza iyo minota yindi kugira ngo wemererwe gusohoka. Then turavuga ngo we always finished the exams in good time. Twahoraga turangiza ibizami mbere y'igihe cyane. Just in time. Just in time ni mu gihe gito cyane. Mu gihe gito cyane, like ugiye gutega bisi iragenda saa moya, nkuko twakomeza dukoresha saa moya. Bisi iragenda saa moya ariko winjiye muri bisi saa moya zibura nk'umunota. Saa moya zibura umunota, urumva uyinjiyemo igiye kugenda ibura gato ngo ihaguruke. Winjiremo yari igiye habuze gato, ariko saa 12:59 urayinjiye, uhageze just in time. Uhageze igiye kugenda just in time. Eka turebe urugero, turavuga ngo we entered the train just in time. Twinjiye muri gari ya moshi ku munota wa nyuma. Ni ku munota wa nyuma, urumva hari habuze hasigaye umunota umwe ngo igende. Winjiye imiryango igikinguye bataratangira gufunga, just uricara. We have arrived there just in time. Cyangwa se we have entered the bus just in time. Ku munota wa nyuma. Only just in time. Only just in time. Only just in time tuyikoresha tuvuga noneho hano ni ku masegonda ya nyuma. Tuyikoresha tuvuga like twagiye gutega intuze yacu. Turi mu nzira tujya gufata bisi yacu, then kwa kundi baba batangiye gukinga igiye guhaguruka neza. Mu masegonda ya nyuma igiye guhaguruka neza, kwa kundi uvuga uti imodoka uyu munsi ndayirase tu. Batangiye gufunga imiryango, ukasanga shoferi utikingura, cyangwa se imiryango ibitarikinga neza muri kiriya gihe. Niyo tuvuga only just in time.
only just in time, like we entered the bus only just in time. Muri ya masegonda ya nyuma imodoka iri about to go. Just maybe papa washaka kukubaza uti se wabonye imodoka, waje kubona imodoka ko wavuye hano utinze? Maybe you left here late, wavuye hano utinze. Did you get bus? Ese wabonye bisi? Ugatuma ubwira I caught it, nayibonye, but only just in time, nayibonye gusa muri ya minota ya nyuma. Niba azi gukoresha only just in time, azatamenya ko wayibonye just muri ya masegonda ya nyuma, kwa kundi imiryango baba batangiye kugenda bayifunga hari akavuyo. Imodoka just iri about to leave. We entered the bus only just in time. In the meantime, niko kuvuga ngo mu gihe tugitegereje. I mean mu gihe ikintu gitegerejwe, like ikoreshwa mu bikorwa bibiri nka event ebyiri. N'urugero, hari igikorwa kigiye kuba, hari n'ikindi ushaka gukora mbere yuko icyo kindi kibutegereje mu gihe hategerejwe. N'urugero, wenda se saa 10 dufite konseri, hari konseri igiye gutangira, gusa mu gihe tugitegereje iyo konseri ko itangira, reka tujye gushaka ahantu tuba dutemberera. In the meantime, in the meantime, mu gihe tugitegereje, just mu gihe tugitegereje ko konseri itangira, reka tujye kwirira ifunguro rya saa sita. Just so in the meantime the concert to start, mu gihe tutegereje ko konseri itangira, let's go for lunch. Reka tujye twigiriye kwirira ibiryo bya saa sita, gufata ifunguro rya saa sita. In the meantime, so in the meantime let's go for lunch. Mu gihe tugitegereje, reka tujye gufata ifunguro. To go for lunch no kujya kurya ifunguro rya saa sita, gufata ifunguro rya saa sita. In the meantime, mu gihe tugitegereje. In the meantime the meeting to start, let's go for a coffee. Reka tujye kwifatira agakawa mu gihe tutegereje ko inama igira itangira. It's about time tuyikoresha mu gihe igikorwa cyatinze gutangira ariko ubu kikaba gitangiye, tukavuga ngo it's about time, nicyo gihe. N'urugero se twari twahujwe hagiye kuba inama maybe y'akarere, ariko habaye impamvu twagiye turicara turategereza, habaye impamvu zituma inama itinda, gusa nonaha bibaye ngombwa ko inama itangira, tuzavuga ngo it's about time, nicyo gihe ngo inama itangire. Urugero, it's about time to start our party, nicyo gihe cyo gutangira ibirori byacu. It's about time to get it's about time to get my salary raised or my pay raised, nicyo gihe cyo kongererwa umushahara. Guys, if you haven't yet subscribed to our YouTube channel, please you can do it. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu, you can do it. Kandi ikindi, niba udafite abantu mwitozanya icyongereza muvuga, jya muri comment section ukande kuri link na pinnings. Iyo link irakujyana muri group aho abandi bari kwitoreza icyongereza. Let me see you there and thank you for watching.